Mbere yuko dutangira agafilime kacu reka mbanze nkubaze ngo wowe bakureze bate niba uri umwana cyangwa se wowe niba uri umubyeyi urera ute. Uyu mukobwa rero aba ari umukozi wo mu rugo ariko afite umwana wo mu rugo umusuzugura cyane. Ahanga yaraje kuvuga ati imyenda yawe wambwiye gufura naje kuyifura mabuja. Umugore ahita avuga ati rindi guhamagara mabuja. Umwana ahita yitangura aravuga ati ninjye ari guhamagara mabuja. Kina ngo murabizi ko abana bino minsi nabo babifata nabi, hari ukuntu ugera gutyo ukaba uri umubyeyi ukagenda uyobora umukozi ugasanga wa mwana nawe yishyize mu mwanya nk'uwawe neza iyo wagiye usanga yabaye undi mu mabuja wundi. Mbese kano kana ko karushaga n'ubukana mama wako ku buryo mama wako ari kukavuga ati nta sono ufite ibintu uri kwigira uri kubwira umukozi urabona uyu muntu umungana abona atakurusha imyaka. Aka kara rero gakomeza kabwira amagambo no mukozi ati nizere ko ubitigeze wibagirwa gukora icyumba cyane ngo gisukure neza. Umukozi nawe ati nayego rwose nagikoze neza. Umubyeyi hana sigara yuma ati uyu mwana iyi mico yikoye ko atari nyowe mutoshe. Nta kintu cyababaje umubyeyi rero nk'uburyo yarari yicaye ari mu rugo ari mu kazi ari kwikorera akazi ke online, ngira ngo murabizi hari abantu bakora akazi online. Noneho wa mwana mutoya we ahamagaza wa mukozi, umukozi araza arangije ageze aho muri salo arambwira ati mpereza kino kirawe neza cyari kiri imbere ku buryo yari guhita gikora. Arambwira ati kimpereze ikiraro cyari kirimo arakimuhereza ngo akiwe. Umubyeyi byaramubabaje ariko yahise afata icyemezo gikomeye cyatumye ahana uno mwana. Bwarakeye mu gitondo aramubwira ati mwana wanjye rero ndashaka ko ari ibintu tuza kuganiraho. Aramubwira ati ubu ngubu rero wa mukozi ntaga gihari. Mwana ati umukozi se byagenze bite? Ati wa mukozi rero ati ntago nkibasha kumwishyura mukene bwadukubise. Ati hari ibibazo byabaye ku kazi kanjye batubwiye bate account zacu cyangwa se konti z'amafaranga bagiye kuba baziborotse. Ati ubwo rero tugiye kubaho tubayeho nk'abakene. Ati nta kintu turongera kubona wa mukozi ntago ari kubasha kubona ikintu mwishyura. Ati mbese no gutangira kwiga mu buzima kubaho kwiga mu buzima bw'abakene nyine butagira amafaranga. Kana katangiye kwisaza kati none subwo bwo bizagenda bite imisatsi yanjye kuyikoresha inzara byose bizagenda bite inshuti zanjye zanjye nje kuzireba gute. Ati niba ibyo byose tutazongera kubibona tugiye kuba mu buzima umeze bute. Umubyeyi ati we nabwo katurebe byari byo wenda konti zacu bazongera baziborokore. Ati twongere tube muri bwa buzima ariko tugiye kuba twihanganye. Ubwo ni bwatinze kana karabyutse mu gitondo karaza gasanga mama we ko yari gukorera mu rugo. Ati se mama kutagiye ku kazi no byagenze bitatu none umunsi nago turi bujye ku kazi turaza gukorera online nk'ibisanzwe. Arangije karamubwira ati none se mama ibyo kurya byo mu gitondo bire. Umubyeyi ati ntago mbizi. None se biragenda gute ko nta bintu byo kurya ndi kubona. Umubyeyi arambwira ati igikoni kirahari ibiryo birahari genda ujye kureba ko wagira icyo wifasha. Ati none se mu byo bintu ndabikora gute? Akana umubyeyi ati ibyo bintu ntago mbizi genda ujye kureba uko bigenza urabona ko ndi mu kazi kandi nago nagaruka ngo nkavemo ngo nze kugufasha ibyo ngibyo uri kumbwira ngo nze kugufasha. Umwana yaje hano mu gikoni tangira gufata ibintu ntazi byari byo, tangira gufata ibitunguru ari bitema nk'uri kwasa igiti. Mbese nyine ko aho ndi gusanga umwana atarigeze amenyera ikintu na kimwe nta kazi na kamwe azingira ngo mwaba byimwe nawe no muri abakire cyangwa se mufite n'ibintu bya hatari. Ibyo ni bishobora kutazaramba cyangwa se ugasanga umwana wanyabaye mu bundi buzima buzamusaba kwirwanira. Ni byiza ko wabimwigisha cyangwa se yaba afite n'uwo mukozi aho ngaho akababyiga akugira ngo azajye kubyiga bitagishobotse. Umwana ageze harabyuka mu gitondo abwira umubyeyi we ati ndagiye. Umubyeyi tugiye hehe? Arambwira ati ngiye gushaka akazi. Amwita akazi. Umubyeyi arabitungura cyane kurumva umwana ntabwo irigeze ashaka cyo gushaka akazi cyangwa se kugira ikintu yakora. Arambwira ati ngiye birantunga. Arambwira ati inshuti yanjye amubwira rero ngo hari akazi karakayabonye tugiye kugerageza turebe ko twagakora. Umubyeyi ati nta kibazo. Umwana ati noneho se waje ukantwara cyangwa ukama amafaranga yo gutega tagisi? Umubyeyi ati amafaranga yo gutega tagisi nakubwiye ko amafaranga yanje konti bayifunze kumbwira ngo amafaranga yo gutega tagisi avuye. Ati cyo mfite amafaranga y'igihumbi wagenda ugatega imodoka isanzwe. Umwana ati ibyo bisu ibintu bibaho. Ati yafate cyangwa mbwira nanone nisubiro na yakwime. Umwana urebye ubona nta kindi kuntu yabigenza arayafata aragenda. Ubwo umwana yavuye aho yari yavuye araza abwira mama ati mama yuko byagenze neza akazi nakabonye ngiye kuzangera nkore gake butubone dufaranga. Ati wenda biraza kuba bidufasha kugira ngo tube twakwiyitaho muri iyi minsi cyangwa se no muri bibe turi kurwana n'ibuzima butatworoheye. Umubyeyi aratungurwa aravuga ati umisi n'umwana wanjye cyangwa kurumva umwana yaratangiye gushaka uburyo yagira ikintu akora atagifite umunebwe. Mbese ubundi akabazi ke kari kubyuka mu gitondo akagenda akigira mu mashine akarebera ku ma TikTok akirirwa mu rugo kuko umubyeyi avuga ati arabikora ibintu byose bari yarabikoreshaga ku buryo umwana nta kintu na kimwe nyine yakoraga. Ahangaha umubyeyi atangiye gutungwa kuba yabonye umwana wese atangiye gutekereza kuba yajya gushaka akazi akagaruka kandi agatekereza ko hari ikintu ashobora gukontribute cyangwa se gutanga kugira ngo barusheho kubaho neza. Ntibyatinze rero umwana yakomeje mu gitondo arabyuka ari gukoropa ari gukora amasuku. Mbese umubyeyi yawe asohotse asanga ni ibintu bidasanzwe. Umubyeyi aramubaza ati hari wigeze umbonera umukobwa wanjera? Umwana araseka ati umukobwa wawe wundi ugira hano satari ngewe nida. Ati ko ntago bwa mbere mbonye umukobwa wanjye yaba ari gukora isuku ushaka kuba hari undi mukobwa wanjye uri hano. Mbese yarasanga ari gutera urwenya. Arangije avuga ati hoya ati mama ndi kubikora kandi ndangiza gukoropa hano muri sonde buze kujya gukoropa no mu cyumba cyawe byose mbigukorera nugira ikibazo wowe nuze kugira ikintu uza guhangayika byose ndaza kubikora. Umubyeyi nyine aratungurwa. None umwana umukobwa agiye gukora n'amasuku mu gikoni yageze ahita asanga yo wamukoze. Asanze wamukoze aramubaza turi gukora icyo no kuba bari bambwiye ko wajyana. Mbwa ati nta none nagiye nubwo
hari ahantu bari banyohereje guruhukira, ati mama yari yambwiye ngo ngende ariko n'ubu ntigeze agaruka no kunyishyura. Ako kanya mama yahise yinjira arangije aramubwira ati umukozi ntabwo nigeze mwiruka, nta nubwo konti yacu yigeze igira ikibazo na kimwe, ahubwo nashaka kukwigisha isomo, ati kandi wararyize, ati ubu ngubu ureba umukobwa uri urakora, ugira icyo ukora, ugira icyo wibwira, ntabwo ukiri umunebwe nka kera. Arangije umwana aravuga ati mama uzi ko ibintu ngiye kukurakara, aravuga ati hoya ntuze kundakaraza kubyumva neza ko ahubwo ikintu natumye wiga cyangwa se icyo umukobwa nakugize we ari umukobwa udasanzwe kuruta uko ariko uri umunebwe uri hariya. Ubwo umwana aravuga ati okay nta kibazo. Hanyuma mama aravuga ati kandi ngende rero ubwo mutegura ibyo kurya. Umukozi ati nta kibazo reka mbitegura. Umwana w'umukobwa aravuga ati hoya nanjye reka nkufashe nawe unyagishije guteka ibintu bimwe na bimwe, ati ndumva nshaka kubimenya. Nguko rero umwana w'umunebwe wari aho ngo wari baragize umwana w'umubakira utagira ikintu yakwikorera, umubyeyi we yamuhinduye agahita amugira umuntu ugira umurava ndetse unakora ibintu byinshi bitandukanye. Niba nawe rero uri umubakira ushaka gutangira gutekereza kuba wakora cyangwa se ukareka kuva mu bunebwe, cyangwa se nawe uri umubyeyi ukamenya ko umwana wawe nubwo muri abakiri cyangwa se umunsi ushobora kuri kumuha ibintu byose ariko ubona hari igihe cyazagira ugasanga akeneye gukoresha imbaraga ze n'ubumenyi kandi yagombye kuba yarize cyangwa se nk'ibintu bisanzwe muri rusange byakamufashije kuruta uko yaba yarabaye spoiled cyangwa se afite amafaranga ariko nta bumenyi cyangwa se atabasha kuba yabaho muri society bisanzwe akora nk'utuntu turi basic. Ciao nizere ko inkuru yakuryoheye, tuzahure muri next. Love you.